mumwikiririze uriya yabyumvishe rata. Oya ukigira uca Imana igira bombe yohereza mu banzi bawe. Dore ngo bagiye kumva bumva bombe y'ibihuha ngo bo ntibaragenda guhaguruka gusa. Ariko Mana we hari abantu bashizwe mu kazitiro hano. Turashaka kugira ngo Imana ikureho akazitiro ku bantu bari hano. Abantu bari hano, haleluya. Kuzitirwa bisobanura kutava hu. Haleluya. Kadufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, turasoma hano nka 3 ariko dushakemo umwanzuro w'icyifuzo twasengeraho uyu munsi. Gitabo cya kabiri cy'Abami bice byaho 7 turasoma umurongo wa mbere. Tuniyongeza wa kabiri kugira ngo tubyumve neza. Tuze gusoma no muri Yosuwa ibice 3 umurongo wa 7 mbabwire n'ahandi hamwe dusoma, ariko Imana iradufasha tuze guhurizamo n'igihe nta kibazo. Aravuga ngo gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7, Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Hepfo haravuga ngo ariko mvuye umupagani, ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzagira ute. Imana imfashe muri uru rusengero ntihabe hari umuntu nk'uyu kugira ngo dufatanye dusenge Imana. Yosuwa ibice 3 umurongo wa 7 haravuga ngo twahageze. Aravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Imana ishimwe. Ntabwo nasoza ntavuze kuri Yesu. Luka 7:14. Ntabwo nasoza ntasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu. Luka ibice 7 umurongo wa 14. Ndifuza ko tuganira ku magambo make ariko meza. 7:14 twahageze. Aravuga ngo yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana ishimwe. Haleluya. Navuze ngo nitwa Ruhamanya Jean Claude. Hanyuma ndashimira mwebwe mwese mwaje gusangirira n'Imana ku meza kuri uyu munsi. Ndashimira n'ubuyobozi bwa DPR CGM ndetse na mama Rafiki wagize uruhare mu kudutumira kugira ngo uyu munsi tuze dusangire ku ijambo ry'Imana. Mwese mumfashe duhe Yesu Kristo amashimeshi cyane. Ndifuza ko hamwe n'ibi bintu byose twasomye uyu munsi tubwira Imana ngo idukuze. Amen. Uyu munsi tuze kuba bakuru dukuzwe n'Imana. Ndavugaho ibintu nka 3 nifuje ko Imana yadukuzaho niturangiza dusenga Imana. Ari ikintu cya mbere nifuje ko dukuraho ni ikintu cyitwa agakiza. Dukure mu gakiza. Amen. Tuze kuba abakristo bakuze. Kandi ibi ntago bishingira ku myaka umaze mu nzu y'Imana.
hari igihe umara imyaka myinshi mu nzu y'Imana ariko ntibisobanuye ko ariko gukura, ahubwo gukura ni ikigero cyiza ufataho imbaraga z'Imana. Imana ije kudukuza cyane. Haleluya. Abantu tuve kuri esikariye twariho tujye ku yindi mu buryo bwo gukizwa. Ukizwe Rafiki yabwirije, ukizwa atanabwirije. Ukizwe mwarimu yatwigishije, ukizwe atanatwigishije. Ukizwe twateranye, ukizwe tutanateranye. Mu bantu nakunze cyane, nakunze umugabo witwa Aburahamu, ariko n'Imana yaramwituye bikomeye ngo yamugize inshuti. Muzi ngo nugupfa kuba inshuti y'Imana hari ibyo uba wakuzeho. Ijwi ryaramusanze ngo riramubwira ngo Aburahamu, haguruka uve iwanyu usige so na so na bene so, uhaguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Ntiyanamubwira n'izina. Aburahamu muzi ikintu namukundiye, ngo yakurikiye Imana nta korari iririmbye. Yakijijwe nta mubwiriza umuhagaze imbere. Ngo aragenda agera mu nzira igati, Imana iramubwira ngo hagarara nkubwire. Iramubwira ngo nzabana nawe. Haleluya. Iramubwira ngo nzagendana nawe. Iramubwira ngo nzaguha umugisha. Nzaguha iki? Umugisha. Iramubwira ngo umugisha ni mutoya, ahubwo nguhinduye. Haleluya. Umugisha wawe urya wenyine, ariko ninguhindura umugisha n'abaturanyi bazarya ku mugisha. Iramubwira ngo nzakugwiza. Irongera iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iramubwira ngo hari ibintu abarokore batinya imivumo. Kankubwire, uzakuvuma njyewe Uwiteka nzagira ute? Nzamuvuma. Ibyo bintu Imana yabimubwiriye ko Aburahamu yakijijwe nta minsi 3 y'amasengesho ibayeho. Yumvisha Imana gusa arahaguruka aragenda. Ndashaka kukubwira ngo renga kugakiza urebera kuri korode, ahubwo urebere kugakiza urebera kuri Kristo. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Renga gakiza urebera kuri dirija wa korari. Renga gakiza uremera ku muyobozi w'amasengesho. Renga kugakiza urebera ku bahanuzi. Renga gakiza urebera ku bashumba. Ahubwo satira gakiza ku kigero gishitse cy'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Naratangaye cyane. Dufite abantu bato mama Rafiki. Harava ngo nta muntu heruka kunsuhuza ku rusengero ngo sinzagaruka. Yaje ngo tumusuhuze. Yaraje ngo tumuhobere. Mwarimu aratubwiye ngo urebye nabi banagutera n'urushi. Baragukubita rwose. Ubundi nge ntago ngikunda kugenda ngenyine. Yesu yatumye babiri. Mwamuzi impamvu se? Babiri? Ndababwiye ni twari mu giterane ahantu hitwa muri Nyabihu. Twari kumwe na korari Gibeyoni ya hano muri Murambi. Na Pasteur David Bwate ndabiza abahano. Turabwiriza, nari maze kubwiriza. Umuhungu araririmba indirimbo ivuga ngo ni imico ya se. Mukecuru aramwihererana amwereka ko yafashwa mu kubita ikofe yo mu jisho. Angeraho ijisho ryabaye ngirirido. Namubaza ngo wayikingo barankubise. Namubwira ni ngiye maze kubwiriza simva hondi ndicara. Mba nziko rwose. Wasenya inzu y'umuntu agaseka se. Nta n'ubushuti duteze kuzagirana na Satani. Mwumva mu bintu ndi buvuge hano sindigera muvuga neza. Wowe ntabwo waje mu rusengero ngo tukuramutse. Nta nubwo waje ngo nurwara tukurwaze. Nta nubwo waje ngo tugufashe. Ahubwo waje ngo uhura na Yesu utanga ubuzima. Haleluya. Uyu munsi ongera uhure na Yesu. Yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye.
niwe cyitegererezo cy'agakiza. Yaravuze ngo ninjye kuzuka hayuhe ngo niyo waba warapfuye ndategetse zongera ubeho. Uwa mugabo bana natwe no mu rupfu niwe dushaka kwigiraho. Hari undi turashaka gukura mu gakiza. Ko waguye ngo insengero barazifunze ntabwo wigeze. Gukizwa biba mu muntu ni nk'umwana uri mu nda y'umuntu. Yego. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana mperutse kubyara umwana wa kabiri w'umukobwa amaze nk'ukwezi n'igice. Nagiye kubona mbona nyina ari kurya ibijumba bibisi. Akagura ikiro cy'ibijumba kirirwa hekenya ndise wabaye umuhekenyi. Ati nsigaye numva ari byo byiza. Buri iyo ufite Yesu hari ibyo uhugwa hari n'ibyo wakira. Iyo utarahugwa ntuburamumenya. Yataraguhuza ibintu bimwe na bimwe. Ngurako umucaro ugibijumba. Urake inyama zitarakejwe urugibishimbo. Ubu kiri kuri esikariye yo hasi. Hari ibyo uhurwa. Hari umuntu wigeze umbwira ati yo mbonye umuntu asoma mitsingi numva nyishaka we nturahurwa. Nturahurwa. Ati umukobwa aranyuraho njitegereza. Ndamubwira ntumva umwana uri mu nda yawe afite ikibazo. Uzajya kwipimisha. Ujye kuwa mbere mu cyumba. Ba mama rafiki bakurebera ko umwana wawe agitunganye. Niba ukireba niba umwana hari ibintu ataraguhuza ukeneye gukura mu buryo bw'agakiza. Icyakora dushimiye Yesu uri hano kandi kimubesheje hano no kugira ngo adukuze. Mwakire gukura mu izina rya Yesu. Iki kintu singitinzeho kanzamuke mu kwizera. Abantu bakure mu kwizera. Bakure mu kugira ute? Ubundi ntibishoboka ko umuntu utizera nezeza Imana niko Bibiliya ivuga. Yego kwizera. Ubundi ibintu byacu ni ibisazi. Ubundi ntuzagutuka ngo uri umusazi gusa uzamubwira uti uvuze ibihe bisazi ko biri mu moko menshi. Twewe uvuze ibihe nibyo gutora amashashi cyangwa ni ibya kizungu. Ubundi turabasazi. Uwatubaza iki twicaja agahera ku muntu uri hariye akamubaza ngo ni iki waje gukora. Yamubwira ngo naje gusenga kandi gusenga nta bisobanuro. Kubisi gusenga bisobanuye iki? Hari ikintu kirimo? Ku muntu utarakira umwuka wera gusenga bisobanuye iki? Bagusanze ku musazi urambira ijuru kurira wavuga ngo ni iki kikuriza? Babonye urira mu rusengero wasobanura ko ibikuriza ari ibiki? Ariko mana oya babishize muri psychology gusenga bisobanuye icyo bundi. Gusenga ni iki wa mubyeyi? Wasanga uri umusazi wujuje ibyangombwa. Ubundi abasazi barangwa no kugenda bigambanya. None natwe tuba tubwira umuntu tutareba guto utari umusazi. Manana uzabikubite uyu muntu atandukaniye he n'abasazi. Bwiza ukuri uzabimenagure uzamana nakunda namena ariko mana oya ngaho sobanura ntabwo uri umusazi. Uwasanga nisararanga n'iyi mikoro namubwira ngo ibi babyiga muri heshuri ngaho mbarira. Ariko ndashimira Imana umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwo. Bibiliya ivuga ngo gusanga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ariko abantu baje gusenga dutane haleluya Mana ishimwe. Ibintu tuvugisha amagambo gusa bikaza ari ibikorwa. Urabinsobanurira gute? Mwirangara n'abantu bari kumena dare. Mana ishimwe cyane. Natwe mureke tumeniye hano. Haleluya. Haleluya. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndashaka kugusengera uyu munsi.
ibyo wari umaze iminsi wibazaho Imana ikaguha igisubizo cyabyo. Abantu turi kumwe, haleluya. Turashaka kubwira Imana ngo umunsi ni mwinshi turi imbere yawe, uturinde gusengera ubusa. Kwizera niko gusubizwa. Iyo utizeye ntusubizwa. Ushobora gusenga imyaka 20 ntusubizwe. Turabafite bango ngiye Imana y'abarakore yarandambiye ngo ntisubiza, kandi nta kwizera agira. Ubundi gusenga ntukwizera Imana rwose. Ndaje mbabwire, hano hari umugabo witwa Elisa yageze ahantu bari gukemura ikibazo cy'umugore, ngo yaraje ahagarara imbere y'umwami ati ndengera, kandi ngo n'umwami nawe ngo yanyuze ku nkike babona ikabutura yaratobotse, nta kintu yaragize ute, kandi ari iki, arikira. Ubwo rubanda rugufi bari bambaye izimeze ute. Abantu turi kumwe, yemwe niba umwami yarari kurya ibihanga by'indogobe n'amahurunguru y'inuma, ubwo ngo ni igisirimu. Rubanda rugufi ngo bo bari mu bimina ngo byo kurya abana, bari bamaze imyaka 7 baragoswe, bagotwa n'Abasiriya gihe cy'umwami Benihadadi. Ntimuzasohoke, buriya hari ikintu nshaka ngo dusengera. Hari abantu bashizwe mu kazitiro hano, turashaka kugira ngo Imana ikureho akazitiro ku bantu bari hano. Abantu bari hano, haleluya. Kuzitirwa bisobanura kutava huri. Niba ufite ikiro cy'umuceri ukirye nukimara urya umwana. Kubohwa, abantu baboshwa amaguru n'amaboko, ariko umwuka undimo n'Imana numva mfite aka kanya, ndategeka ngo abantu bari hano baboshwe bahogwe mu izina rya Yesu. Nukuri barababwira bati imiceri mwadepye nishira muzapfe, amasaka mwejeje ibirayi mwahinze bishira mupfe. Ngo barabagota babagotesha ingabo, nyakirashira indi raza. Bagore barya abana, uwa mbere akazana kibongi, bati ngiye kukuguza ukuboko, ejo nawe uzampa ukuboko kuwawe. Ngiye kukuguza ukuguru. Kugira ngo abantu bari basigaranye n'ikiro se. Hari ikiro cy'ifu yari iri mu nzu, ukarya bebe. Reba bebe, kurura ishusho ya bebe, mujyana ku muturanyi ngo kankuguza ukuboko. Wewe Elisa ngo ahingutse asanga umugore ari kurega ngo wanjye bamuriye, ngo none ngo turavuze ngo bazana uwabo baranga. Wamumbwirira umwami ati sindakurengeza iki ko nta nifu iri hano y'igikoma. Niko Imana iguha umugisha ko no mu rwengero ntazirimo. Wa mugore ushakita babwire bampa umutwe wanje bamuriye, babwire bampa ukuguru kwanje. Umwami ati ubundi ajya kubwira ndi bagutanya ngo yari bangaye, hari benshi. Baravuze bati hano batugotanye n'umuntu w'Imana, mumuzana dusobanurira iby'iyi minsi. Baramuzana ngo baramubwira ngo nutavuga ko iyi minsi irashira turakwica. Imana iragamba iki? Tubwire. Muzi imbaraga z'Imana. N'Imana ivuga inzu nta na fondasiyo. Imana ibaha umugisha. Abantu bari hano banyumvishe. N'Imana ivuga imodoka nta n'igare. N'Imana ivuga akazi gakomeye nta diporome. N'Imana ivuga ubuzima bakurangirije bavuga ngo taha ntugikize. N'Imana ivuga nta na zeru. N'Imana idakangwa na biracitse, yitwa Imana ishoboye. Kambabwire confidence Imana igira. Ikintu cya mbere gituma ivuga, kandi kambabwire iyo uvuze ngo baho ububayeho, iyo uvuze ngo pfa niyo baguha paratamoro zingahe, niyo uvuze ariko Mana
muzi ko ivuga ibiriho. Ubundi Imana ntabwo ivuga inzagihe ibintu bizaza kera, ahubwo ivuga ibihari. Hari ikintu gituma tudahita tubibona. Ubundi Imana ivuga ibihari. Mwari muzi ko Imana ivuga ibizaza se? Iyo uvuze ngo nguhaye inzu ibihari, ntabwo Imana ibumba amatafari, ntabwo ibumba amatebura, ntabwo ifite uruganda rwa, ntabwo igira amabati. Irategeka mu bintu biyitera confidence. Ifite piyese yitwa gutegeka. Ndavuze ngo habe hakagira ute. Icyo kintu ni igihamya cy'uko utizeye waba ufite abadayimoni. Iyi Imana ifite ubushobozi bwo gutegeka ibitariho bikagira ute. Icya kabiri, Imana iratubura. Numvisha abantu benshi bavuga ngo nahuye ngo n'umutubuzi. Uribeshyera, wahuye n'umutekamitwe. Umutubuzi ni Yesu, ufata duke akatubyaza byinshi. Ubundi gutubura se si ugufata ikiruka gihinduramo ibiro 2. None telefone yawe barayitwaye ngo baragutuburiye cyangwa bagutekeye imitwe. Have ku isi dufite umuntu umwe uzi gutubura, ni Yesu wafashe amafi. Nari mvuze ngo tera haleluya. Uyu munsi agutuburire, uyu munsi Yesu agutuburire. Aho uzahora n'umutekamitwe ngo n'umutobozi. Esikoro Mani kubabarira. Yesu wafashe imitsima n'amafi agahaza abantu 1000 bingahe? Niwe mutobozi. Abantu babyumvishe neza. Haleluya. Uhera hehe utizera se? Niba Yesu afata duki ikijumba kimwe akakibyazamo umufuka w'ibijumba, uhera he utizera uyu mwami wacu? Nutizera tuzizera nahawe. Twe twamaze kurungurukaho gakeya. Uzi imisozi Imana yadukuyemo. Singura Claude hari inyuma. Umbonye uca namanuye karuvate rero wagira ngo niko nahoze. So wantijije inkweto za mbere naje nambaye Kigali nje kubwiriza mu Rukurazo. Uriya nyine nawe yaradedeye. Undi nge sinjya ntanga ubuhamya keretse iyo abantu barabesha basigaye barikoreza n'Imana n'ibyo itakoze bakanayibeshera. Ngewe mvuga ibintu uwo twari turi kumwe ahari. Dore uyu muhungu niwe wantije inkweto. Nanjye nizo bari bamuriye. Ngiye singuriya se nanjye iyo mfashijwe mutera akantu, iyo mbyibutse tagasunika. Mana ishimwe cyane. Uzi iyo twabaga Mana avango nzaba tuzi Kigali. Muzi ikintu cya mbere cyatumye mbwira Imana ngo nshaka gutura i Kigali. Twagiye mu giterana ahantu muhunga ntwaje ibitabo. Tugezeyo ndavuga nti wacu ni mu Ruhengeri kwa kundi twivuga. Wabaravuze ati naturutse mu mujyi wa Kigali, inama ihita ibeti harabwiriza wavuye i Kigali. Harabwiriza angije mbwira Imana ntari ko wazantuje i Kigali Imana. Inshuro ya kabiri naje kubwiriza i Kigali muri korari ntaravuga kubera umutekano. Mpanura ibikomeye. Nari kumwe na Pastor Musabyimana wacitse ukuguru wo mu Ruhengeri. Baduta peyaje. Hano wigeze atubwira ngo mukomere cyane. Twarangije kubwiriza ndamubwira nti ko hano yibishariye wanyiganiye iki? Ati nibyo byaje. None si nko wabonye bakambije impanga yushaka utuntu twururutse imitima. Ati byananiye nanjye nti rero hama hamwe turare hano. Peyaje ntazi Kigali. Matara gusa ndi kureba. He baba we. Mbwira Imana nti Imana uzantuza i Kigali. Ndashimira Yesu ndahari. Haleluya. Shimira Imana kutuye ni Kigali mbese. Mugabo umwe yaravuze ngo ugiye mu cyaro usanga intebe y'uwavuye i Kigali. Ibiri ruhande. Hagera bagukoraho ngo i Kigali muraho. Turakomeye. Kandi ubwiza bw'i Kigali tujya tudahinga. Tujya amafaranga n'ukuri kw'Imana. Kandi ntagira umuntu uzagukura i Kigali. Muntu nanga ngo Kamonyi ngo hari ibibanza byamake sinajyayo. Mwe Bugesera ngo zingo ibibanza ngo biri zamara Nyundo ndakwiyamye.
njyana za Maranyundo. Ariko mujya mwibuka Imana ihamagara Yosefu ngo ajye kwa Farawo, yaramubwiye ngo mu nzozi nabonye mu nka 7 warose iminanu n'inzara y'imyaka 7, izibyibushe n'umwero mu myaka 7. None Imana irambwiye ngo muhunike, sibyo? Ikigega gikuru mugishire mu murwa. Urankura hari Beneru njyane. Ariko abantu bari hano, haleluya. Urankura hano hari ikibuga cy'indege unjyane. Kamonyi hari ikibuga cy'indege uranjyana yo gukora iki? Urankura hari Stade Amahoro unjyane. Urankura karitsiye Mateus unjyane. Abashaka kujya Nyamata mugende, ariko bakorode turi kuva mu Ruhengeri kati Nyarugenge hariya. Ndabatongera kuba mu murwa mu izina rya Yesu. Ndabatongera kuba mu murwa mu izina rya Yesu. Abafite kwizera ko Imana yadutuje dutane haleluya. Ndabatongera hano uza abantu bari iwacu. Ubu nibwo Imana iri kubabwira ngo nzabatuze i Kigali. Umuntu uri hano Imana imubwira Burayi cyangwa USA na Amerika, ari kuri Kamonyi ni Nyabugogo. Waba uri kwa bakorode muri Nyabihu hejuru mu Ijenda ngo haye inka, ngo haye isambu, ni ya kuzamura mu mujyi wa Ruhengeri. Ngewe uri hano rero Washington DC, Imana yacu ishoboye byose. Mana ishimwe, zamura kwizera. Imana idukuze, ni Imana y'umukire, Imana ni bosi, nta kiyinanira. Iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Uranjyana hehe? Uzature mu nzu imeze itya ariko uture hafi. Zasesera amaguru yiyaranje ariko uri kati. Niyo Imana igiye kugutabara, imanura imbaraga ishingiye aho utuye. Iyo uvuze inzu biterwa naho uyishaka. Uyishaka i Muhanga genda iyiguhe, uyishaka Nyarugenge kamu iyiguhe. Ni Imana ifite imbaraga mu cyaro ikazigira no mu mujyi. Ni Imana ya Kenya, ni Imana ya Australia, ni Imana ya Canada, ni Imana ya Amerika. Imana yacu na internationali. Abantu babyizeye dutane haleluya. Mana ishimwe isere. Amen. 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 Mana yacu urayizi, yadusanze tutazi no kwiborosa. Nukuri kw'Imana. Uzi ko twaje i Kigali n'ibiryo bikatunanira. Hari ibiryo ujya ugahita urwara diregite kandi ari byiza kubera ko utabimenyeye. Bagukubita bya salade narahageze navane ko bari kurya ibiryo bibisi. Kwizera nutizera uwize yazagupusa n'izina ry'Imana. None se hari inzu itagira nyirayo i Kigali? None se Imana ivuze inzu ibirarema indi? Ahubwo nyine iyo utizera uwize yakugira atya. Yego sudore nuko yerutse kubwira kuro ngo nzakenyuruza, 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 nzakenyuruza ngukenyeze. Bundi Imana ntibura amashimwe. Ahantu narinde ejo muri Ngoma najyanye na korali Heromoni y'Igisenyi, narababwiye ntikambabwire ntuzigere ubyimba cyane ngo Imana ngo n'umuhemu ngo ni n'umugome uyituka. Yitutse gutera umugongo ikigendera. Imana barayitereta gusa, haga Imana bayituka. Usi wabura kuyiteretesha, ayibwira uti naburaye ariko sinapfuye.
ako nako kayiguteretera. Ariko hari ababyimba, si iyo koti uzaryambare, si iyo pantaro uzayambika ikizima maze ndebe. Ibyo se bikanga Imana. Urarira ngo bayiteje uwayiguza agashima. Ndabeshe bakozi Imana. Urarira ngo umwana yapfuye, umukuye ruwa Faisal akavuga ati wavuze impanga. Imana sibura amashimwe do ahora yuzuye, arapakiye. Buna nubu amarira y'abamwe niyo maseka y'abandi. Ubu sini twaje gusenga ngo Imana iduha akazi. Ubu hari uwo turi kubwira ngo mukure muri sako, shaka gakosa bamuce twinjire. Yakubesha se? Esiteri si Imana imubwira ngo azaba umwamikazi, hari umwami utarugira umugore. Vashiti ntiyafataga neza umusaza, ariko amasengesho ya Esiteri abaye menshi. Imana iti ndamucumye, nzamurakaza umunsi umwe abyuka kanuye amaso. Weho uziyorosha indoro, ndi Uwiteka ushaka gusohoza isezerano. Umwikiririze, mwikiririze. Ni Imana yemera gukuraho igashiraho, hagira uzagukanga. Ewe data we, abarokore baje gusenga, haleluya. Ni Imana ikuraho yarangiza igashiraho, maze yemera nuko umuntu apfa, irica kandi igakiza. Kugira Dawidi yime yishe Sawuli, kuraho. Kubita Dawidi nawe yambara karuvati, kandi ibyo ntibiyikanga. Nukuri nta rukiko ruyirega, wagerageje kuyirega ni Yobu iramwitaba, nawe wimukubita ibibazo 60 abona 0. Niyo bayibwiye ati nakureze kwa procureur, Imana iritaba. Ramubwira iti naje kubera iki wankenesheje. Imana iti kutapfuye none. Ati nanuko wandinze. Imana itako karamaze. Kubera iki nishimishije ururyo. None se urujyo rwigeze rugera mu mara? Yo batoya ni hani nyuma gusa. Imana iti mbisume no higeze atoya. Kubera icyo abana bagiye warabaremye se? Wabuze uko uruhinja rukurira mu nda ya nyina. Yo bati mbona ruvutse. No se rumera umusatsi mu kwa kanga. Yo bati inzara ziza ryarise. Ati reka da. None se abahanga wabuze uko umwana agenda agira santimetero mu nda. Yo bati n'abasayikoloji ibyo ntabwo babizi. Awe data we, warabaza ageze harahuma. Imana iti mbika umuyaga hehe? Iti mbona uhuha. None se iyo izuba rirangije kuva riba mu kihe cyumba? Arangije ati ibyo mubibaza biza. Rangije ngo irakomeza. None se imfatiro z'isi zishinze? Arangije ati mbona ari igihema gusa. Ewe data we, arangije ati ndatsinzwe. Imana iti nkomeze nkubaza ati oya da, hari ikintu umenye, ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe shase. Imana irangije iti bivuga mu kwa mbere simba naratinze, undi yuvuga ko nshoboye nkaza, atari kubwo bimenye nkugarutseho bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu. Niwe wagerageje kuyirega, nta wundi warega Imana cyane. Ntamubwira uturanze. Ndashimira Imana. Imana ibeshaho. Haleluya. Kwizera nto. Kwizera kabisa. Kwizera pe. Niyo waba utarize ukamenya kwizera, urutabize. Umwami ngo bamureba ikibuno kandi ngo bari kumwaka ubufasha. Arabwira ati ipantaro yacitse ntashoboye se. Tibyihorere niba idafite iki kurengeza ngewe nagikurayo. Elisa ngo ageraho abagiza ati wi shika. Haleluya.
mwumva uko Uwiteka Imana ivuze. Kandi ubwo muzi ngo ndi gusoma bya bindi bya kera, nge ndakwiyamye wimvuna. Umva uko Ruhamanya avuze, n'Imana ivuganye nawe. Nese aho nabereye hamwumvisha mvuze nsaba Imana data wambyaye? Navuze Imana ishoboye byose. Umva uko Imana ivuganye nawe. Ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu ya sayiri izagura shekeri. Abandi bati karame papa, abandi bati turakumva Uwiteka. Uza abantu ngo bahise bapfukama bati ushoboye byose, nta cyakunanira. Maze ngo haze igipagani cyaherekeje abandi gusenga, ngo gihita cirukira muri karikiratirise. Dore uvuze ngo ejo hajya amasaka yerera ameza ngahe? Egare 0. Ibigori ameza 4 egare 0. Kiturabeshe naho Uwiteka yakingura amadirisha yose y'ijuru ibivuze ntibyabaho. Elisa ati nkiri mu mwuka ntaravayo. Ubundi kwizera birasaba ngo uve mu kirere cy'abantu ujye mu kirere cy'Imana. Zamuka mu kwizera urakira iby'amatariki y'Imana. Zamuka mu kwizera urahura n'igitangaza cy'Imana. Abantu bazamutse dutera haleluya. Zamuka mu kwizera. Ibi bintu nta muntu wabyumva kiri hano. Umuntu yakubwira ngo ejo urarara uguze inzu kandi bakwirukanye no muyurimo ukabyumva ukiri hano. Birasaba ukarebera Imana mu kirere cyo hejuru. Haleluya. Abazamutse haleluya. Abantu bazamutse haleluya. Abantu bazamutse haleluya. Zamuka Mani gukuze. Elisa umuntu wese wafashe kuri karikiratirise mu mundebere arabirebesha amaso ariko ntaragira ute. Muzi singo ntibakibiresha amaso. Uzi gusenga umwaka wose nta kantu urabona kandi Imana ihari. Kankubwire ushobora kuba umusozi mu misozi imwe yo gutinza amasezerano yawe. Ubusimani kubwiye ubukwe ntuterete bwabo. Yesu Imana yaza no kuguteretera ariko maranayirenganyara. Genda unshakire sheri se ntagushakira sheri we humaze iki? Mani kubwiye ngo nguhereye umugisha mu bucuruzi ntucuruze se. Urayigerageza ugatandika n'inyanya 3 ukayibwira uti nahageze ndi hano maze tukareba. Cyakabiri abantu bashobora gutuma udasubizwa vuba. Abantu abakira Kamiliyoni yaravuze ngo bayuda duyiga nabo mujye muzumva hari igihe bahishurirwa barara duseka nabo. Twaririmbye se tubana nabo abaki batwebwe. Abisirayeli bava mu Egiputa bajya Kanani ngo bagomba kuhagera vuba ngo iminsi 11 ariko bahagenda imyaka 40 ingahe? Muzi cyabiteye ngo baraje bageze kuri Edomu mu gihugu cya Edomu mu butayu. Mose yandikira umwami wa Edomu ati ni bene so. Ubundi Abedomu bava kwa Esawu. Esawu wavukanye na Yakobo. Yakobo wabyaye Abisirayeli si byose. Imana imuhindura izina ntiyamubwiye ngo ntukira umuriganya ubaye Isirayeli se. Nese Abisirayeli ntibari banyuze kwa se wabo. Umuntu unyuze kwa se wabo hari ikibazo rafiki? Unyuze ku muntu mwasenganye hari ikibazo? Hari ikibazo mwababyeyi kwa so wanyu? Turagusaba kuhanyura gusa tukagera mu by'Imana yavuze. Arangije ati mwibeshe munyure hano
ngo bamwandikira urwandiko rwa kabiri bati nta masaka yawe n'ibigori nta mazi tunywa ariko duha akayira gusa. Aranga, amaze no kwanga arabakurikira ngo agenda atema ibitsi by'abakecuru basigaye inyuma. Atema ibitsi, gutema igitsi. Ubundi abahanga bavuga ko umutsi ugize umuntu uri hano. Iyo umuntu atemye hano burya abakurangije. Uyu mutsi uhinguka mu bwonko, maraso arashira. Iyo umuntu agutemye umutsi abakurangije. Ngo agenda atema iki? Ibitsi atema. Abatema ibitsi. Muzi singo abantu ntibagitemwa ibitsi. Iyo udepoje ahantu umuntu akavuga ko udashoboye sabagize ute? Mani baturinde. Hari abantu mwakabonye akazi hano ariko mwatemwe ibitsi. Uyu munsi Imana ibashiraho amapamba ku bitsi byanyu. Abantu babyakiriye tuvuge ngo amina cyane. Uba warubatse ariko watemwe igitsi. Amakopfasi. Tuzi ko yewe umusore ugutereta ninde? Utisi Korode. Korode we. Iwabo bararoga. Nyina n'umurozi bahetse kumukubitira hano hirya mu kanogo. Buryo burangiye. Mutsa bageze ute? Ariko hari icifuzo mfite. Uzi ko Yesu yakeneye Yohana umubatiza. Dukeneye abantu batuvuga neza. Uzi iyo umuntu yavuze ko ushoboye, niyo waba ntacyo ushoboye, bizera ko bishoboye. Ni ukuri kw'Imana. Ndabesha se? Yohana simuzi ngo icyamuzanye niki? So gutegura se? Nese ntimuzi ko Mariya yahuye na nyina wa Yohana Elizabeth ngo bagasuzanya inda zikagira ute? Zikagana abana bakaga. Bisobanuye ko bajyaga kuba abana bari mu kigero si kimwe. Bundi abahanga bazi Yohana batizwa, we yabatirijwe. Bazi yabatirijwe hese? Ko bazi Yohana batizwa yabatirijwe. Abatiza. Ko bazi ari pasiteri yasengewe ryari. Abahanga bavuga ko cyagihinda zasuhuzanyaga. Yesu yarari kumuha ububasha. Akira. Ubundi ntabwo twitwica turico none. Icyo Yesu yagambiriye ejo hazaza. Oya abantu bavuganye n'Imana bahaguruka batera haleluya. Shalala badevaze. Ntabwo turica abantu batwita, ahubwo turica Yesu yavuze inda zisuhuzanya. Haleluya. Yavutse ari pasiteri. Ko batazanye se? Ko batazanye kandi barasuhuzanyije. Ko batazanye mwari? Yesu ni umuhanga. Yesu ni iki? Yaravuze ati aba bantu nimbajyamo ntacaka telepurari nohereje gisiza umuhanda. Bizangora gusiza nkanavuga. Yoha katelepura genda usize, ugenda uvuga kuri ijwi ry'urangururira. Bategura inzira. Bategura iki? Bategura? Imana ikumpere Yohana gutegurira inzira. Oya mu bimenyetso turi buhabwe hano. Nari mvuze ngo rambura ibiganza wakira Yohana utegura inzira zawe. Ewa data we. Ahageze ngo arabatirisha amazi abantu bati yo. Ayiwe mbeje imbaraga ziri kuri Yohana. Yohana uri umuntu. Yohana nawe urarira. Yohana koko bite. Yohana ibukora. Yohana ati yo ndi murabona. Uzi ngo murabona. Ubu si murukundeba mukagira ngo ndi umuntu. Njewe ndi umuyede. Boss ari inyuma. Uzi ko boss we andusha ubushobozi. Uzi ko nta mutwaza n'inkweto. Maze njewe mbabatirisha amazi wazazana umwuka n'umuriro. Haleluya. Azazana umwuka n'umuriro. Abantu batangira kwizera Yesu ataraza. Yarahageze ahasanga umuhanda. Agenda anyuraho. Haleluya. Nari mvuze ngo aho uri gutegura ko depoza Imana yoherezeho Yohana katelepurari. Abanza kuvuge neza, amanza avuge ibigwi byawe. Nukuri kw'Imana. Utagize ukuvuga ukagenda weho uri gusudira ibitsi batemye. Niba wari guhabwa akazi ku wa mbere
ugahabwa kuwa mbere w'igitaha ucisobanura ibintu bamvuze n'ukubesha mama si n'umurozi wahehe kwa ugabyuka mu gitondo kubura urusengero bati nibihe bihamye ugerekaho kwisobanura bakanakora research bakajya gushakisha ako kanya uburu gutinda ariko twari tuvuze ngo Imana idukurira imbere abatemye ibibitsi iduhe Yohana mu izina rya Yesu. Ubusugira ngo ngeze shejemo hari wahereje message uvuga ko mfite abagore babiri bati Koroda afite abagore babiri naza nkabanza nisona ntirafiki rwose murebesha y'umwuka mwarimu rwose nukumbeshera ndatanga ubuhamya madamu ngwino usobanure ico gihe mba ndi guta umwanya Satana ajya dutesha umwanya ariko hamwe no kwizera dufite none Imana imanura imbaraga zigenda zo muri zo nguma baduteye Imana ikomora inguma. Elisa ntavuze ngo ejo abantu bati ntago byashoboka kadutegereza abari bafite abana ngo babakomeraho abati wawe twamuri ariko njye sinkimuriye nibeje ifi zaboneka se bebe ugume munsi y'urugi ntawe ukujya hari abantu bazi kurinda abana Mana ishimwe cyane bebe ujya kwiga ntawe ukurya Imana yavuze ko ejo z'umuntu yizeye ariko Mana kwizera biraryoha iyo bishoboye nta kiryoha nko kwizera ari we data we kwizera na akantu karyoha akantu baho utegereje ngewe umuntu yigeze ambwira ati uritaba telefone nkirirwa nyishizeho nyireba niba rezo zuzuye meze ntya atambura sharijeri nyihozaho naje kumenya ko Imana ivuga ibihari Mana ivuga ibihari Mana ivuga ibihari se muri kugira ngo hano ntihari nukuri ko Imana ifite ubushobozi bwo kuva hano ugendanye igitangaza cyawe ngo hari ibibembe bine ngo byari byaratawe bambitse inzogera ngo bari barabwe bati mugende mu zagwe mu mashamba ngo biricara ari bingahe bine kimwe kireba ha iyo baturutse kindi kireba mu banzi kindi kireba burasirazuba mu majyepfo kimwe kitejo twaburaye kindi giti nango nawe waburaye ejo yewe maranye iminsi nariyirije biraka indi kiraya kiti none bite ati rero hari igitekerezo ngize dushobore dusubira iwacu nubwo batwirukanye bati wibuke ko amategeko ya Mose atemera ko dusubirayo badushizeho inzogera bati tuzikuremo tugenda ati nese ubundi turaduhungiye ko nabo benda gupfa ari kujya abana nitwe barajya ahubwo mureba nabi natwe baratujya umuhungu ati nangwa natwe baturiye tukagaburira bene wacu nta kibazo ndati babajya muri ibibembese barabatemagura babatwike ikindi gitari ko se mwareka ubundi tukigumira hano tukazapfa ikindi giti nasomye biriya nta jambo rivuga ngo nzicarana nawe nta jambo muri biriya rivuga ngo nzicarana nawe ninzagendana nawe ubundi ariko wahaguruka Imana ikagendana nawe abantu bahagurutse dutera haleluya Mana ishimwe ntanzicarana nawe muzasome wenda hari sindageraho Bibiliya ningari ariko ninzakorana nawe nzagendana nawe nzakugenderamo ariko ntanzicarana ikindi giti tujye mu banzi bacu ikindi batumena kiba kiravuze kiti nyamara dusubiye iwacu ntibiri bukundi nuguhungira ubwayi mu kigunda none mwareka tukajya mu banzi ikindi kiti nyamara abanzi bo nibanatwica nta kibazo ngo bigihaguruka bikigira ute bombe ya mbere kuva hasi kugera ngutya ariko ukuhagurutse Imana itere bombe iri ya hirya ariko iki Mana mumwikiririza uriya yabyumvishe rata oya ukigira uca Imana igira bombe yohereza mu banzi bawe dore ngo bajye kumva bumva bombe y'ibihuha ngo bo
ntibaragenda guhaguruka gusa, ariko mana we guhaguruka gusa. Bibiliya avuga ngo hahirwa bafite mu mitima inzira zijya Siyoni. Kuva twavuye mu rugo, umuntu wese wavuye iwe akaza mu iki cyumba, Imana ifata bombe itere mu Basiriya. Dutane haleluya. Bega bombe we. Ubu abadayimoni bakugwanyaga bari kugera muri za Nyabarongo, ariko abantu bizeye dutane haleluya. Mana ishimwe. Ewewe bagihaguruka, Imana ngo bagwa mu byifuzo byayo. Hari igihe ugera ku cyifuzo cy'Imana, bombi gahita ihaguruka ngo iragenda no ku Basiriya ku marembo ngo pawo. Bo ntibabimenya tu, bakomeza kwihagurukira. Buraka nkubwire, nubwo utamenya ko hari ibiri gukoreka mu rugo, Imana iriyo. Imana irihira bikora. Abizeye kwirihira bikora, dukomera Imana amashyi menshi. Iri wirabikora. Abahungu, ariko Imana ni igitangaza. Abakozi b'Imana natinya Imana. Uzi ko Imana iyo igiye kuguha ibiryo burari bukuraza cyane. Warabibonye? Hari igihe twasonzaga tukajya kuririmba mu baturanyi. Uzi umwana wagiye gusaba ibiryo mu baturanyi, abari inkuru ngize umusudizi w'inkweto. Nta ndirimbo twasigaga yo mu gitabo. Twarabatuwe Mana yacu, Mana waraturinze. Bakubwira ngo usenge uvuga Mwami Yesu, urabizi kuri urugo abantu bawe ntibimana n'ibiryo. Reba bya bibembe bari bafite imidido. Si imidido. Imana ngo izirikaho indi midido gukuba 5. None uko babiteruraga biremeye, barushaho kugira ute? Ikigeragezo niba ukigisengera ukurikije hari uburyo batondekanye isengesho. Niba ugitondekanye isengesho, imididi iracyari mitoya. Ubundi isengesho rigira ibice 3, n'ugushima, kwihana n'ibyifuzo. Sibyo se? Niba ukibishobora gutangira ngo ndagushimye Mana. Kindi cya kabiri kiranga ko ikigeragezo kikiri gito, uravuga cyane. Barantaye mubihorere, ninsubizwa biba bikiri bito. Butarakubitwa kabisa. Imana ibicicaye mu ijuru. Igeze ku irembo isigara urwaye abantu. Ubwo Yesu abwira umuntu ngo urashaka gukira, ati nta bantu mfite. Yari yararetse ingwara gwara abantu. Ewe data we. Hoya. Imididi Imana irayongera. Igiye gukora igitangaza nyine. Irembo urimo ni najyo usubirizwamo. Imidido niyo yabagerageje, ni nawe yabaye igisubizo. Kandi ntiyaba igisubizo cyabo gusa, ahubwo ibigisubizo no kubisirayeli bose. Mana ishimwe. Ngo umuhungu ati ko rwaremeye, ati nuko umaze iminsi wicaye. Kubita. Umuntu ngo wari uri kwiremba agira ngo atafande numvishe Ethiopia. Ati numvishe n'Uburusiya. Ati numvishe na Amerika. Ati ibyo bihugu byose uri kubyumva. Ati numvishe nawe Kirene. Ati ingabo z'isi zose bazihamagaye, ariko Imana ishimwe. Ariko nari mvuze ngo Imana igutera inkunga. Nari mvuze ngo Imana igutera inkunga. Hoya ijwi ryawe ntaho ryagera, ariko Imana iguteye inkunga ryagera kure. Imbaraga zawe ntacyo zakumara, ariko Imana igutera inkunga. Amashuri wize ni make, ariko Imana igutera inkunga. Imana ikubera gisunika bizakunda. Abantu bakiriye inkunga y'Imana, dutere haleluya. Halala dos difo elantre bonfa. Ndashima Imana cyane we. Wowe ngo baratera, reba ibibembe 4 n'inkunga y'Imana. Boko begera imbere, ngo bageze ku muryango bahura n'ingofero n'amakoti. Baravuga bati ko mutaturasa. Twaje ngo muturase.
Imana itari ko mwegera imbere nshaka kubatabara, ntabwo imbere yanjye ari aho gupfira. Muze narwanye kare uzi kujya guserebura urugamba Imana yarwanye, ariko biraryoha we. Waje gusenga ariko Imana yakurwaniriye, wicaye hano ariko Imana yageze aho wagombaga kujya. Imana yageze mu bakwanga, Imana yageze mu barozi, Imana yageze mu bapfumu, Imana yageze mu bakanikoni, Imana yageze mu bagambanyi. Abantu bumva yahageze, dutere haleluya. Ewe we, baragenda bati ko mutaturasa, ariko bahura n'ingofero, bahura n'inkweto, bati mwitonde bari hano, ngo bahinguka ku gikoni. Imana ibizi ibyo ukeneye, ni nabyibanze imbere, ngo bahingutse hari ibyo kurya, kubera ko bari bamaze igihe. Bahungu ngo bashanga imyuko, kawunga karacacumba. Bati ninde wasonza aka kawunga? Ati murebe muri parafu. Babura umuntu, barangije bati mutwice tujya. Ngo bararya basoza nta muntu bishe. Ngo iryo hema barivamo, kankwinjize muri ndi hema. Injira mu hema ryo kurya ugahaga mu izina rya Yesu. Oya nubwo bikomeye, njera mu ihema ryo kurya ugahaga. Hayiwe data we, ngo barangije mwumva ihema ryanejeje, nshaka ngo uyu munsi turyinjiremo. Ngo binjira mu ihema ry'ifeza n'izahabu. Hawe data we, mbega ihema ryiza. Ngo bagera hari ifeza n'iki? Feza ni faranga, feza inote. So mukirisi ufite n'amafaranga, shawerekwa neza. Yewe we, uziyereka ukuntu uriza. Uzi ufite 50,000 n'umwuka wera, ufite miliyoni yawe n'umwuka wera, urabwiriza uti bwoko bw'Imana, bigahita bigenda bigerayo. Nta mukiro ubyina nabi. Salomo yaravuze ngo ntuzamuvuge nabi, ngo hari ubwo n'inyoni yakumva. N'Imana bakirira bemera nshuti yanjye. Babwire ko bemera se. Busi ninda wari gutinyuka kujya kwa Pilato ngo asabe intumbi atari Yosefu umukire. Bantu rero ngo naho ibindi wabireka Mana, ndakwiyamye. Feza n'izahabu ariko barabonangwa nabo, nabyo ni byiza kuri twe. Uzi feza sha, uzi uri gusenga, uzi ko akamodoka gaparitse hano hanze, uzi ko abana bize neza. Ujye uti ndakumva mu birenge, ndakumva no mu mutwe. Awe data we, ariko uzibesha uyumve, habura umunsi umwe ngo wishure inzu. Uravuga ngo ndakumva, Satani ati ninjura ukumva. Mu gitondo baragusohora, ugatangira uti ndakumva. Bati we ko wari guseka none kuraka, ati nibutse ko baranyishuza. Imana ikumpera ifeza, Imana ikumpera izahabu, Imana ibampera amafaranga. Ndakwinginze ngo winjire mw'iri hema, ihema ry'ifeza n'izahabu. Abantu bizeye kwinjiramo, dutere haleluya. Injira. Ubukwe si bukorwa n'iki? Imyambaro sigurwa n'iki? Izi ntebe sizigurwa n'iki? Iyi mikoro sigurwa n'iki? None ubwo wasenze wuzuye umwuka wera, agenda kuri moto umubwira ngo ndikuzuzwa ntwara, arakubwira ngo uzuzwe umpe n'amafaranga. Gori umugani se, mugende mufate sima Nyabugogo, mubabwira ngo twasenze. Barababwira bati mwuzuzwe ariko muduhe pinda faranga. Nshuti yaje, Yesu yarabyitwaje, ageze ku mupaka abwira Petero ati genda urobe wasamure hano, nta miseka twabazanaho. Bahi faranga batatumena. Ibyuma si bigurwa iki? Muzagende kwa mama Ntuza hara mu mujyi, kwa mama Germaine, bati ntuze ko Imana ivuga, yavuze ngo duhe ibyuma. Azabwira ati muyisobanuze, ngewe sinzajya hanze mbabwire ngo yavuze. Ariko Imana iduha amafaranga barokore. Uzamaganye y'abarokore, ni naho Satani adusuzugurira mu bukene.
ariko uyu munsi tumurabatire munsi y'ibirenge byacu. Ngewe umunsi ntago mbahanurira, ndategeka n'ukuri kw'Imana. Ntegetse amafaranga ngo atwitabe mu izina rya Yesu. Turayahamagaye. Iyi taje waduha amafaranga yararirangiye. Mafaranga arubaka rafiki. Si ukuzana za katerepolare sindi twongeye gushiraho abayede. Kuwa kangahe tukayitahamo. Ariko Imana ishimwe. Mukire yigeza ntiza vewiti ndi mu ruhengeri. Arambwira ati genda ubwiriza uri muri vewiti. Uzi uri muri vewiti utangira kwere kuri wawe. Tangira kureba ibiri mu materaniro. Niyo ukubise mu gasimu ntiwumva. Igira utyo uti amen. Fashe na kuri nyirayo. Numvise avuga ngo kuyu mupasiteri ari umukirera ntego Yesu. Urakoze cyane. Ndavuga nto munsi nayiguze Mana. Naraye mvuye za Ngoma mu ivumbi, nageze mu rugo saa 5 ndavuga nti yaba nari mfite ka vitensi. Haleluya. Imana ireba umupagani yambura iyimpe mu izina rya Yesu. Je mfite kwizera. Shewe Imana unubu nasohoka ni yimpereza. Nukuri kw'Imana, Imana ishoboye byose. Iyi Mana kamodoka datawe. Kandi nujya gusaba Imana hari n'igihe udasubizwa kubera gusaba ibiciriritse. Usabye ikiro cy'umuceri Imana ntiyakwirirwiza. Iravuga iti rafiki kiguye. Cyangwa korode nafashwa kiguhereza. Usaba ikiro cy'umuceri wageze imbere y'Imana. Wagiye kugihingira se. Imana tujya tuyisaba ibintu biremereye. Ngo bagaruka n'ifu. Bageze muri karitsiye bati bya bibembe byikoreye ifu. Nta nubwo bongeye kureba imidido, barebye ku mutwe. Oya icyo uri bukura aha nicyo abantu bareba. Ntabwo bari bwongera kureba bya bindi. Bari burebe icyo uzanye. Akira igitangaza cy'Imana. Bongeye kureba imidido. Muzasome Bibiliya. Ahubwo ngo barababajije ngo muhahiye he. Bati twanariye. Mwariye he. Batiriya hirya nta bantu bariyo. Bati se none mwasanze urugerera. Bati rugerera mumaze iminsi mutinya ubusa. Nta muntu numwe ugize ute ururimo. Abantu bati nigiye twabereye aha. Ati nigiye twabereye aha twatinyaga baringa. Ati ni baringa. Nyakirindwi yose utinya baringa. Ariko mva ukuntu Imana yantumye ngo ije kuguhishurira ko ibyo watinyaga ntabihari. Injira mu ihema. Tugiye gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yantumye ngo nkubwire ngo va hasi ujye hejuru. Va mu myizerere iciriritse uzamuke. Ubundi buryo bwa nyuma na ekonomi Imana ibakuze mu buryo bw'ubutunzi. Nari mvuze ngo mwakire ubutunzi. Erega kankubwire hari abantu babiginisha mu ijuru hazakora agakiza ariko mu isi. Niba ushaka kugenda igendere tukubwire tukujyane Rusororo tugushikiriza Imana ibirakurembera. Ariko mu gihe ukiri hano nayo urayakeneye. Aha mwakire ijambo ry'Imana. Haguruke dusenge. Tugiye gutegeka. Imana ibwira Yosuwa ngo uyu munsi ndatangira kugeza ute. Amasengesho tugiye gusenga na y'uyu munsi. Cyokora umuntu wizeye ko Imana yamutabara mu myaka izaza abayisohokeye. Busohotse. Ndagusohora rwose. Niba utizeye ko Imana yaguha ibiryo ugahaga uyu munsi isohokere. Niba utazi ko uyu munsi wahakura akazi itahire. Niba utazi ko Imana yashobora kugukiza indwara umaranye iminsi igendere. Niba utazi ko ubukwe bumaze iminsi bupfa uyu munsi Imana yabuzura. Abadiyakoni bakwereka inzira. Abasigaye hano nabagiye kubwira Imana ngo uyu munsi. Haleluya. Zamura amaboko yacu. Haleluya. Uyu munsi. Korode ngwino hano bakumpere mikrofone. Duhinde mikrofone. Tugiye kwizera. Twihanye mwarimu yatubwiye ububi bw'ibyaha murabizi. Umuntu ufite ibyaha
ndashaka kuguhuza n'Imana uyu munsi. Ndashaka kukubwira ko Imana umaranye iminsi usenga wayumvishe muri histoire. Turashaka gusenga Imana ubonye uyu munsi. Ndagira ngo ku wundi wa mbere uzaza ushima Imana uvuge ko wabonye Imana. Ndashaka kukubwira ngo Imana iguhishimwe uyu munsi. Ndashaka kukubwira ngo Imana ikwinjize muri cya cumba uyu munsi. Abantu bafite kwizera dutana haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ejo mu gitondo. Halabado. Twasomye ijambo Yesu Kristo. ngo Yesu atategeka. Amen. Ahuye nabikoreye ikiriba. Haleluya. Arababwira ngo mugiture. Haleluya. Arangije ngo aracegera gikoraho. Imana ishimwe. Imana igira ibyo ikoraho muri aya materaniro. Izina rya Yesu Kristo. Ibyegera Imana niyegera ubukene bwawe. Imana niyegera ubushomeri bwawe. Nikoreho. Irangize bukoreho. Irangize itegeke. Imana itegeke. Amen. Imana ikozeho mu izina rya Yesu. Uri Imana itabasha kubesha. Uri Imana isohoza amasezerano. Imana itabasha kubesha. Ndashaka amashi yawe. Agira ngo dusenge. Iwe ngo uri Imana itabasha kubesha. Uri Imana isohoza amasezerano. Uri Imana itabasha kubesha. Uri Imana isohoza amasezerano. Uri Imana itabasha kubesha. Imana itabasha kubesha. Uri Imana isohoza amasezerano. Uri Imana itabasha kubesha. Uri Imana isohoza amasezerano. Haleluya. Haleluya. Amina. Ntabwo ibesha. Oya zamura kwizera, zamura kwizera. Ndagira ngo zamure kwizera. Zamura kwizera mu mutima. Kuraho ibyaso wanyu, kuraho ibya nyogosenge, kuraho iby'abakomeye, kuraho iby'abo wari wiringiye. Tuzamuye Imana mu mitima yacu. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda. Uzikurinda. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda. Haleluya. Ndagira ngo uzamure. Oroha. Uyiroshe mu mutima wawe. Umva akantu nshaka kukubwira. Umva neza. Orohera Imana ikora. Zamuka woroshe. Amen. Ibiro ni wumva bigabanutse. Amen. Ubwira Imana icyo ushaka kwikora. Amen. Ndahamanya neza. Amen. Hashidikanya ku Imana yacu. Abantu bahamanya n'Imana. Ugikore. Imana. Zamura amaboko yawe. Zamura amaboko yawe. Shala dalo kota. Pele siko tanamangia. Shele binifo. Pele seofi. Randeva baganga baguhaye. Yizamura imbere y'Imana. Izina rya Yesu. Imana nguri Imana ikiza. Imana nyamana. Jehova Rafa. Imana zamura minerivare z'abana. Haleluya. Ayiwe. Haleluya. Zamura. Imana zamura ubushomeri bwawe. Zamura uburwayi bwawe. Zamura ubukene bwawe. Dufite Imana ishoboye byose. Talibone kwa. Salala bone fo. Shila edika. Haleluya. Salala bone. Gloria salama. Sheta ena. Tevesema igereza. Kala simangi. Otala barapa. Zamura ubukwe bwawe. Zamura. Zamura imyaka umaze. Bwira Imana. Buri Imana ibasha kunguza. Kora igitangaza. Bani kora igitangaza. Uko yagikoze i Samariya. Bani kora igitangaza. N'umunsi Imana igukuze mu maso y'abakubonaga. Bani igukuze. Korode senga Imana. Rabi turagushimye. Turagushimiye. Turagushimiye. Nta kindi tuvuze. Turagushimiye. Kubera ko uyu munsi utangiye kudukuza. Urakoze. Turagushimiye Mana. Umuntu ashima uwamuhaye inga, undi agashima uwamukamiye. Twebwe turagushimye ko sejemu uyu munsi utangiye kuhakuza. Sejemu lelo turashaka kudukuza mu gakiza. Turashaka kudukuza mu kwizera. Turashaka kudukuza mu bushobozi.
w'abahanuzi uyu munsi wa none utangiye kubakuza Mana, turagushimiye gusa. Numva dufite amashimwe gusa, ibyifuzo wabisubije. Numva dufite amashimwe ko uyu munsi utangiye kwishyura amadeni. Numva dufite amashimwe ko uyu munsi inguma ziratangira zikatwita. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana, urakoze Yesu, cyubahiro ni icyawe. Gomeza ibiganza hejuru bari do gakeya. Umva kambabwire ukuntu tugiye gusenga. Ndumva nageze mu kindi kirere. Abantu batakiri hano mu buryo bw'umwuka dutele haleluya, haleluya. Imana tugiye gusengera abakobwa tugiye kubohora amakwe ba Esteri. Hejuru hari umwuka wazinze abagabo banyu bazirikiwe hejuru. Turagira ngo tubaziture tubururutse mubabone. Turashaka abakobwa bageze mu kigero cyo gushaka. Haleluya. Bansange hano. Nibazi. 1 2 3 umukobwa wese ansange hano. Nibazi. Vuba. Mwiperezanta. Muze. Turashaka amakwe. Turashaka amakwe. Abamedi n'abaperesi. Abamedi n'abaperesi bafashe amakwe y'abantu. Ariko turashaka kuzitura. Turashaka kubaca muri humye. Turashaka kugira ngo aba bamedi n'abaperesi bafashe ubukwe bw'aba bakobwa. Abantu basigaye bicaye muhaguruke. Tugiye kuguriza aba bantu. Aba ni abakobwa bacu. Nturebere ku myaka umaze, ntushingire ku myaka umaze. Tugiye kubohora ubukwe bwawe. Tugiye gutegeka Imana iguhuza n'umusore. Tugiye gutegeka Imana iguhuza n'umusore. Tubohoye imigozi Sheledika ntushingire. Imana niguha ubwiza. Imana niguha ubwiza. Acira ubwiza, acira uburanga. Tukwamuruye icangiro. Ababoshwe na ba nyirasenge, ababoshwe n'abarozi, turahambuye mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Tudashingiye ku myaka umaze. Nushaka uba ufite 50. Turaguhamagarira ubukwe. Turaguhamagarira ubukwe. Turahamagara ubukwe sejemu mu izina rya Yesu. Urambura amaboko yacu. Wakira abagabo mu izina rya Yesu. Wakira ingo z'umugisha. Izi ngo nizizakabemo inzara. Izi ngo zizazira ubushomeri. Izi ngo zizazira ubukene. Aba bantu bazaba ababosi. Izi ngo zizazira intonganya. Izi ngo zizazira inkoni. Abagabo ntibakabakubite. Tubahuje n'abagabo beza. Tubahuje n'abagabo b'umugisha. Tugukomeye mu mashi mu materaniro. Twakiriye ubukwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe duhaye ubukwe. Twongera Imana amashi menshi. Mana we mwihake mwikwicara. Turacyasenga. Turasenga Imana. Turakomeza gusenga. Abimana ibaha akazi. Turakomeza gusenga. Ihere kuri byose baheze. Haleluya. Amen. Ndashaka abantu. Amen. Uyu munsi ndi mu mwuka. Haleluya. Tegeka. Haleluya. Ndashaka abantu bafite uburwayi bukomeye. Baze hano. Uburwayi bukomeye. Uburwayi bwananira. Iri joro nagize iyerekwa. Amen. Nagize iyerekwa rikomeye. Amen. Narose ngo bazana umuntu wapfuye mu rusengero. Haleluya. Ngo nari mpari turamusengera abaho. Bigaragaza ko Imana iri mwaya materaniro. Imana yampaye. Amen. Shala ata bon etas. Shaliwa etala bon. Shara tugusengera Imana. Nategeka uburwayi buri mu izina rya Yesu. Ubukire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Zamukano n'uburwayi bukomeye. Ubworoshe paracetamol. Ubworoshe ubw'ibinini malaria. Ariko bukomeye ubuzane. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ndasengera aba bantu. Mu izina rya Yesu. Shaliwa Amere salada glode. Tave vosi me hanta dedon. Bego uburwayi Imana ikishije. Ha hevere fai gloza. Saliwo pika ena. Azo amfe. Kora hano urwaye. Mu izina rya Yesu. Kora hano urwaye. Izina rya Yesu. Cyo ni ikiganza cy'Imana. Baleno siva. Turohereza ikiganza gikiza ku buzima bwawe. Haleluya. Turohereza ikiganza gikiza ku buzima bwawe. Haleluya. Hari abarwaye indwara z'abadayimoni. Yesu.
hari abarwaye indwara z'amayoberane bahunge hari abarwaye amahumane nizihunge hari abarwaye imigongo idakira mu izina rya hari Yesu abarwaye mu nda hadakira nibashima uyu munsi ko bakize ndategeka ubuzima mu izina rya Yesu ndategeka ubuzima mu izina rya Yesu hari ababohereza amahembe ayo hari ababohereje amahembe turahagarisha turayafatira mu kirere turayashayiye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tuyimye hari inzira abarwaye za diyabete turahagarika dufite imana ishiriza za kanseri turahagarika dushirije za kanseri haleluya dushirije za kanseri haleluya izi za kanseri turazishiriza izina rya Yesu oh haleluya amen ndasenga haleluya ndakumira mu izina rya Yesu ndamenagura urakoze mana izi mbaraga mu izina rya Yesu iyi migozi mu izina rya Yesu ikubohore izi ndwara zitandukanye zubaha izina rya Yesu zubaha izina rya izina zubaha izina rikiza urakoze abantu bari mu materaniro tuzamura amaboko haleluya dutere haleluya rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya uko dutera haleluya indwara zigenda mu izina rya Yesu rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya mwewe murikiriza amen mwe muravuga tugiye kuvuga ngo haleluya bivuga ngo insinzi ya Yesu nigaragare nimgo mwe muravuga ngo amen muvuge ngo twakiriye gukira amen rimwe kabiri gatatu haleluya amen mwakiriye gukira mu izina rya Yesu amen talimo ndiko shala binifo Imana yavuze ngo muhaguruke mu izina rya Yesu haleluya haleluya Imana yavuze ngo muhaguruke mu izina rya Yesu musige indwara zanyu mubiriba muhagurukana ubuzima mu izina rya Yesu abantu bizeye ko aba bantu bakize dukomera Imana yacu amashi Imana ikwiriye amashi amen Imana ishimwe Imana nabwiwe ko Imana ikijije indwara muri aya materaniro Yesu Kristo wateranye natwe akijije indwara haleluya haleluya amen nabonye abantu bagiye bagirira ibibazo kunda batwite yego shala binfo haleluya 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 hari abantu bazingiwe kunda ndagira ngo umuntu wese utwitaze hano rimwe kabiri gatatu umuntu wese utwitansange hano tugiye kubohora aba bantu tubohereze muri materinete mu izina rya Yesu aba bantu babyara abana bazima bazira ubumuga abantu babyara abana beza badafite inenge amen aba bantu kubera ko twateranye na Yesu amen turakuraho ibyuma ku nda zabo amen ariko mana mbabajwe nuko abantu baha batari kuzera amen ariko mwahagurutse tugasengera abantu amen aba bantu hari abo Satani yari yarategeye ku maseta amen aburijwemo mu izina rya Yesu Yesu yaje ari hano mu izina rya Yesu ubundi ntabwo nkunze gucaha Satani cyane Satani ajya azerera hari n'ubwo ubu yageze zaremera na he amina ahubwo Imana niyo duteranye nayo Imana ishimwe haleluya amen mwumva ijambo uko rivuga yego ituma batwita haleluya nituma bagira ute nituma babyara ituma batwita nigira ute nituma babyara dusengeye izi mpinja ziri mu nda zanyu mu izina rya Yesu Kristo zizagirira umumaro itorero haleluya imiryango n'igihugu amen izi mpinja turazitongereye haleluya mu izina rya Yesu ngo ntagire umuntu uzakuramo inda mw'aba bantu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu uwo Satani yateguye kwindivamo tuyiburijemo turategetse ngo izavuke ikuze turasenze ngo azabyare nk'abaheburayo haleluya mwakire promotion y'Imana yo kubyara mu izina rya Yesu Kristo wari kuzagwa ku iseta tumwambuye urupfu tumuhaye ubuzima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu dusabye ibise kuba ari hafi kubyara haleluya n'abatari hafi kubyara mu izina rya Yesu Kristo kubyara tubasabiye uburinzi amahoro n'uburinzi mwakire kubyara neza mu izina rya Yesu amen tugiye gutera haleluya rimwe kabiri gatatu haleluya 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 tuvuge ngo amina mwebwe muri hano amen mwakira abana mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe cyane haleluya amen amen mwakira mama Rafiki yegere hafi amen asengera iteraniro muri rusange harimo ibyifuzo bitandukanye ndakwinginze ndagusabye ntusugamaganye imbere y'Imana shima Imana ko Imana ikoze icyo wari wazanye abantu bizeye tugire duke dutere haleluya cyane
aba bantu bashimira Imana kandi mugire umuco wo gushima, mujye muza muvuge iby'Imana yakoze. Turabyemeranyaho? Abantu babyemeye tugire dutya. Nimushake tujye dushima, dushime mu mashimwe Imana ikoreramo. Imana ibahumwisha mu izina rya Yesu Kristo. Muhaguruke dusenge dushima, muhaguruke dusenge dushima. Dushima Imana ko hari ibyo ikoze. Lord star ene kota ya du star andi kota. Reka dushime dushito star ene koti ene stodika ya zala. Tura tutasta ini kotaya. Tutene koza ni one oza kustazini kosta. Turagushimiye zamuri biganza bya ushima Imana. Bumbura kanwa ka ushima Imana. Urumva hari icyo washimira Imana. Shima Imana mu izina rya Yesu. Shima Imana ko hari igikoreye. Shima Imana ko hari igitangaza Imana iremye nonaha. Shima Imana ko hari Imana ikemeye mu buzima bwawe. Shima Imana kuri uyu mwanya, uyu mugoroba shima Imana ikoze. Shima Imana igukuriyeho urupfu. Shima Imana ikugariye ubuzima. Shima igariye ubuzima mu rugo rwawe. Imana yishimire. Imana ikuyeho impfu. Atana destai. Shima Imana igukije indwara. Shima Imana. Turagushimiye Kristo. Tugukomeye amashyi yawe. Turavuze ngo uragushimwa. Turavuze ngo uraguhimbazwa. Niwongere ushimwe. Hari icyo ukoreye abakobwa, hari icyo ukoreye abasore, hari ibyo ukoreye abagabo. Toledo desta enekotaya. Justice. Amen.